ntabwo nge ndindaya ntabwo uri banza mwihorera gakeka ko ndindaya wenda bavuga ati ndaya mu Rwanda yaracecetse yego ntazadevorce ariko numva biri kunzamo bize gushaka divorce akakanya ayiguhaye banyemereye bane nabo tubyara nta wankomerekeje nk'uko yankomerekeje uyu mugabo yarambabaje mu buzima yankubise ntiyagize atari ku nkoni yankubise irahagije none n'ubundi birangiye uvuze ngo reka njyewe atumwanzuro wanjye njyewe njye mu buyobozi njyewe ngende bamereze divorce Dewe nabwiye ngo mumure ura mukongomani wanze kubana nanje niba atanshaka yigendera ashaka ngo no kuza kwiba umwana we ushaka kuza kumwiba bashaka ngo kuzohereza imiryango y'ikaza gutora uyu mwana yaramufashije azi uko yakuze imyaka ibaye ngaha agiye wenda kabimbwiza ukuri ntago mba narashakanye nawe bivuze ngo nawe yagushatse afite undi mugore yashatse we yabaga aryamye ahantu ku gitanda gutya namurangiye nkabona aryamye wenyine nkabona umuntu ba mu nzu atagira undi muntu aba muri ghetto nyine zo muri Amerika gutya turakundana tukavugana yaba ari ibintu bindi bigize mba nagiye muganiriza wenda hari igihe kugera ikakubyimbamo abantu bakibwira ngo uko byibushye ngo wariye ngo wanyoye ngo biki n'ibiki abantu bakajya bakavuga amagambo yabo mwari muzi yuko ngewe niyo mfite ibyo kurya ahubwo nanuka ugasanga nanutse ndi ku murongo muzima ndio ku ruhande nabo bakagirana abana batatu nawe ngo yaje gushaka ngo ari umugabo we ngo umuhaye ngo iyo gahunda ngo azamumenyere umugore sinzi ubwo ubushuti bari bafitanye uwo mugabo arapfa ashaka uwo mugore w'uwo mugabo naye bagirana batatu ubwo ba 12 none hari n'abandi bagiye babyarana hanze yo muri Uganda hose hafite abana niyo mpamvu nta nimu hafite n'uyu nguyu dufitanye uri kumbwira ngo uyu mugabo ubundi yashakaga iki mu by'ukuri gushakaga hakana reka mbabwire ukuntu narushye mw'abantu yego uyu mugabo yaje 2019 dukora ubukwe ku itariki 20 z'ukwa 12 2019 yego ku itariki 15 z'ukwa gatatu yarasubiye Amerika ubwo twamaranye amezi angahe mwakoze ubukwe 2019 mu kwezi kwa 12 ku itariki 20 yaje mu kwa 10 mwakoze ubukwe ku itariki 20 z'ukwa 12 asubira muri Amerika ryari kuri 15 z'ukwa gatatu bivuze ngo na amezi abiri na amezi atatu none ubwo atatu ubwo nzi umugabo ngewe arangije abaragiye nsiginda y'amezi abiri isanga babandi nabo nari mfite yego aragenda twendekeriyo ntiyongeye kugaruka ngiye kumva numva ngo abagore be nkumva mu kanwa ke ngo abagore banje ntese abaye ngo bari ariko hari no wantutse ambwira ko mfite ngo abana b'ibibwaguro ngo hingo ibyo umugore we aguhamagaye cyangwa yari afite umugore wajya akunda kuntuka akambwira ngo ibyo bibwaguro byawe ngo wibwire ngo kwihangana yaje kurera ibyo bibwaguro byawe ngo reka ngo buretse azagaruke ngo azadusanga hano ngo nta cungu cyacu yatwaye n'abagore bameze nk'abakiga nababwiye ko hari igihe nabayeho nshaka no kwiyahura washatse kwiyahura washatse kwiyahura nashatse kwiyahura kubera amagambo y'uriya mugabo ntabwo ndongera reka mbasuhuze mbahe ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ndabasuje kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nongeye kugirirwa umugisha wo guhura na mama dada muraho neza bikomere cyane amakuru y'iminsi ni meza umeze neza urebeye inyuma imbere bimeze gute mbere bimeze ntabwo bisawa neza byagenze gute shishawe ntubureba cyangwa nawe ubaza amenyo y'inko kureba umuntu ariko watubwira n'abantu badukurikiye yenda abantu bakugiriraho umugisha bimeze nabi mwana bimeze nabi so no kuvuga ngo reka dutangire dusuhuza n'abantu wenda badukurikiye hari n'abantu bakwikundira turabashuje abankunda bose abari mu majyepfo no mu majyaruguru no mu burasirazuba no mu burengera bwaryo ndetse no muri Amerika
na Canada. hose na Canada na heyo ibyo bihugu mbyibagirwa nanjye hari ndiko kuvuga ndabyibagirwa yitangiye kubivuga uhita ubyibagirwa bitambyibagirwa uri kwitegura gute umwaka se umwaka ndi kwitegura nako nohe iminsi mikuru reka mbivuge iminsi mikuru se menyereye ko noheri buri gihe iba ntazi ko yanabaye nibereye aho ngaho nk'ibisanzwe ibi byose mwamubona ngo iki iminsi mikuru ya noheri sinavuga ngo mba niteguye iki se noheri ngo noheri jya kuba hari utuntu nyine wasevinze oya nta tuntu ati niba ari kibiri nzaguramo agafiriti k'ibirayi k'abana ndibuka ko yashizeyo twari tunaryamye twashobewe tutazi ko yanabaye yego byatuyobeye turi mu nzu indi yo bari banyirukanye mu nzu ndabyibuka rero reka dutangire ikiganiro uvuga nimero yawe sibyo hari umuntu yenda ushobora kuza kutaza kurangiza ikiganiro kugira ngo iyo noheri rero itazongera kuba muryamye azavuga ati mama dada afata ibiro 5 by'umuceri soba umuntu uzampa umuceri koko uko bimeze abantu bose bashonje oya ntago ari abantu bose ari nomero yanjye ni 0788 71 81 31 ongera yisubiremo 0788 71 81 nyabuna muzame noheri mwuka byama ibintu birakaze we bazaguha noheri kabisa uzihangane mu noheri yego reka twitangire rero ikiganiro hanyuma mu minsi yashize nagize gutya njya kubona mu biganiro twari twaragiye dukorana sibyo mbona abantu bamwe ntago bari kuvuga rumwe muri comment ngo mu madada ngarenda kwitwa ngo na depression gusa ko nanjye nabonye depression mu bintu nabonye za comment koko none se ko bataza kunganiriza ndetse warayibonye koko depression se arayibonye iyo comment yanditseho depression nayibonye ngo ngiye kwicwa ngo na depression ngo na depression ariko bayivuga ngo iki mu cyongereza kuko mu gifaransa iri uko nguko mu cyongereza ubwo twavuga ko ari nk'ihungabana depression uri kuvuga mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza ngo nizibanza ari depression depression n'ubundi ni byose depression banza ari mu gifaransa depression mu gifaransa cyeza yita depression kuko sinawe wahuye nayo depression se bashaka kuvuga ko bura inyishe gute nyine baba bavuga ko nyine ugiye kwicwa n'ihungabana ihungabana ryo ryaramfashe ndarigira none se buri sindi ifite koko se ndarifite ihungabana da urarifite ariko ubu ngubu iyo urebye gutya wewe uba uri kuri teri wahigereye iyo urebye ubona nta depression ntanagira ntabwo wabura kuyigira umeze gutya kurera abana bangana gutya utagira ubagufasha utagira icyo ubaha udakora utagira hepfo na ruguru koko iyo depression yabura ntabwo wayabura kandi usibye ko hari igihe mvuga nk'ibintu hano navuga ibintu hano bagatangira ngo ngo yaje gusaba ngo ariko uzasaba ugeze hari ingegera zijya zibivuga hano ngo iki ngo mba naje ngo gusaba mba nazisabye uyu munsi ndatukana jewe oya ngo iki baraza bakavuga ngo uba waje gusaba kubera ko bababwiye ko kuganira natwe ari ukugira ngo n'iryo hungabana rigende unaruhuke no mu mutwe ariko bajya bavuga ngo mba ndi gusaba ntasaba ise byibura uwo muntu uvuga ko yasabye aba yaguhaye iki usibye kugusebya gusa noneho nuko udakurikirana comment oya nge ndazisoma hari n'indi banditse ngo umugabo impamvu yagiye ngo yanze kwishinga izo nda zacu ndavuga ariko abantu baba hano Imana yagiye baduhera nk'iki none nakwifuriza ikigeragezo mpagazemo hawe nakifuriza kuko nabamuhemukiye cyane bikomeye ngo impamvu ngo umugabo yagiye ngo ntiyari kwishinga inda zacu ngo azivemo buri mpamvu ngo umugabo yagiye niyo mpamvu ngo yagiye ariko byibura n'umuntu uzajya ujya kwandika comment ajya abanza byibura ibyo agiye kwandika yumve ko we bimubayeho biramutse bimubayeho yenda ntabwo tubimwaturiyeho ko nawe ibyo bintu bishobora kumubaho si umuntu ugucumuza muri ubwo buryo wabuze n'icyo wihera abana wabuze ibyo urya wabuze icyo ufata n'icyo ureka ajya kumva yunzemo icyo kintu umva kibabaje bitera ngo uzahora ngo uririmba yuko ngo wabaye indaya ngo mfite ngo depression ngo y'ibyo bibazo ntabiririmba se kuko nabayeyo uzi ko nkiriyo ntigeze ngera kuri kamera
nkiriyo ntabwo nigeze nifuza ngo nifuza ibiryo ngo nifuza iki nifuza icyo kunywa nifuza iki barabimpaga nyine abo bagabo aho mviriye rero ngomba kuvuga yuko navuyeyo nyine aho mviriyeyo ibyo mpura nabyo ninjye ubizi sinzi rero impamvu abantu banshakaho amatiku sinzi ikibazo baba bafite sinajya nza kuri YouTube ntukana rwose ariko noneho nsigaye numva nabatuka wumva babatuka isi no kubera iki ubusibe wumva babatuka kandi wowe ugomba kubihorera nanga umuntu ntesha umutwe nanga umuntu kandi agaca inyuma mu gikara kamumaga uraho yo ni ukuri ubuzima bwawe burababaje rwose ariko ziriya kamera wazazihoreye kamera bazinyiye amaho bazinzanyeho byibura saba guhaye ikintu gituma izo kamera uzivaho ikihe se nyine naye nkama se nyuma burese gato mama dawo uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira neza cyane sibyo kandi unatubwiza ukuri ese koko umuntu kwiyamba ngo uve kuri kamera aba yaguhaye n'icyo gituma uzivaho ninde cyangwa se natwe waduhishe ukadufera hano reka nkubwize ukuri hano nagiriwe n'umuntu neza umuntu umwe wanyishyuriye inzu amezi 5 yambaye amafaranga ahwanye n'amezi 5 ibihumbi 100 yego nabwiye ko inzu ari veri yego nimwaje hano bari kuyinyirukanamo hari umuntu umwe wanyohereje amafaranga arambwira ati ishyura inzu nyiri 5 uwo muntu niwe nshima urumva naho abandi baba bari mu kuza bavuga ubugambo cyakora hari n'undi wampaye amafaranga arambwira ati genda noneho uko niyemeje kujya kurangura imyenda nyine yo gucuruza ya caguwa imyenda rero narayiranguye ariko mu kuyirangura noneho tutangiye tujya gukora kuko twazunguzaga nane ntarafatisha neza kubona igitanda mu isoko bahita babitwara bicecekera barabyiba barabitwambuye suzi ko babyambura kwa kundi bafata abazunguzayi barabinyambura barabitwara none se ubwo ariko nyangajya gutesha umunyarwanda umutwe yari yamaye amafaranga pe arambwira ati genda uzunguze njyana n'umuntu ajya kunyereka uko tuzarangura turagenda turarangura turaza ariko tugeze mu nzira tugeze mu ntuza hari isoko rimwe twagiyemo tugiyemo rero mpura n'ababyambura barabitwambura nyine ko ntarimenyereye ibyo ari byo kuva icyo gihe ntabwo wongeye kugira ko narebye ndavana njya mu isoko Rwanda Revenue irateramo kandi nta bushobozi bwayo bwo kwishyura imisoro ndabona ubwo rero ntangira kujya kwiruka mu masoko bahita babitwara none se uko nari kubigenza gute nko kumva umuntu arahagaze hariya aragututse avuze amagambo atabarika ngewe nababwiye ngo hano muri rugo ndakennye ku buryo ku rwego ruri hejuru kandi murabibona rwose cyane kabisa murabibona pe nta kintu kiri muri rugo nta na kimwe byibura umuntu uzajya ufata umwanya akajya kwandika comment akavuga ngo uba waje gusabiriza byibura cyangwa se akavuga ngo ntago ufite icyo kuguhereza akaba yakwandika comment iri buze kuba yagushengura umutima cyangwa se yakubabaza byibura ajya avuga ati mama dada mwohereza ibihumbi 100 reba byibura ibi bihumbi 100 ni itangiriro ry'amagambo ngiye kugira ute ngiye kwandika aya magambo nibura nimuha ibyo bihumbi 100 nkanamubwira ibyo bintu ashobora kuza kubasha kugira ute kuba yabyumva ariko urumva bose n'ubundi baraza bakavuga ngo depression yarakwishe Yarigera kunyica igomba no kunyica uje gusabiriza icyambere depression ngira urumva ndabanza nkicara hano nkitegereza reba ukuntu ngana ariko yego ese buriya niko abantu bari kutureba bari kutwumva mwari muzi yuko iyo depression muvuga inabyibushya hari igihe kugera ikakubyimbamo abantu bakibwira ngo uko byibushye ngo wariye ngo wanyoye ngo biki n'ibiki abantu bakajya bakavuga amagambo yabo mwari muzi yuko ngewe niyo mfite ibyo kurya ahubwo nanuka ugasanga nanutse ndi ku murongo muzima ariko iyo mfite ibibazo ndatangira nkumva sinzi ukuntu mpagaze ubwo rero ngewe umuntu agiye guhagarara akavuga ngo ni depression ndayifite nibyo ariko si uri kuntukira iki ikibazo ariko uri kuntukira iki aragutukira iki urantukira iki kugeza n'ubwo uvuga ngo umugabo ngo yajyanywe n'inda zacu wowe ko uwawe ataratwarwa n'inda za mufite se si nyinshi nta mpamuzi ko umuntu atamenya ababivuga bari ngemba mbazi mba mbabona ariko nigeze kumva ngo abantu bari kuvuga ko depression ikwishe ngo bashaka kugukura kuri kamera ngo ni abantu indani muri famiye yawe abantu b'indani muri famiye buriya iyo wabyaye mu muryango uri umuryango umwe n'uwungu ubundi si ubwo ntituba turi umwe
tuba turi kimwe. Yego. Ni abahamagaye dada nyine baramubwira bati kamera mujyaho waretse kamera ubundi izo kamera mujyaho we na nyoko ubundi bamariye iki ese ubundi barabahemba ko ari bo mwinjiriza nimwe mwiyinjiriza babaha iki ati nta kintu baduha ariko tuba twagiyeho mu rwego rwo kwiruhurira ubwonko ngo hoya ngo izo kamera namunaniwe kuzivaho ngo twebwe tuzashakira ngo umwanzuro se wiki bivuze ngo nabo muri famiye bavuze ngo nayo wabo wa dada ngewe se ubundi ngewe nta nicyo duhuriyeho wabo wa dada ni ba nyirasenge kandi ari umwana wawe nabi wabo wa dada nyine bamubyara muri famiye nibo bavuga ngo bo ba nyirasenge abo ngabo cyangwa ba nyirasenge ngo ntibamushaka ngo kuri YouTube ngo na hamwe nanjye ndetse mbese ko ntacyo baduha mbafitiye abana bane mbavuga buri munsi ngo nkora icyango uko mbavuga amazina mbafitiye abana bane mbavuga buri munsi ubundi nzavuge ngeze mfite Ishimwe Rugira David mfite Ineza Rugira Debora mfite Kaneza Rugira Mike mfite Rugira Esther ari we dada babahiki cyana kimwe bedaza no kunjyana rusheshe bampumurima ngo mpinge ntunga abana uwo murima uburyo nawuhinzemo n'inkoni nakubitiwemo nahinze imyaka bakayigurisha ndazizi ngewe ndafite ibintu byinshi mbitse muri ngewe iyo depression nayibuzwa nande koko ngira umugisha baricara mama dada n'umutekamutwe mama dada ni ibiki ariko ubundi reka mbabaze mwe abantu ubutekamutwe abantu banyita reka mbubabwire nimurebe ukuntu ngana ubundi byavuye hehe kugira ngo bakwite kuri umutwe nimurebe ukuntu ngana yego ngira gutya nahura n'umukire akankubita nk'iyo kanzu yayinkubitana yambara ikanzu ikambera yambera batese ubundi buriya yaburiyeho ibiryo ko yabonye yaguriye umuntu usakuriya kuki yabuze harimo n'abampa amavuta harimo n'uwanguri hari ahantu nigeze kugera gutya bampa amavuta yo kwisiga bampa amavuta mbese bampa amavuta ndaza ndisiga bampa puderi ndisiga kisinya nisiga za makeup ariko za puderi zisanzwe ndisiga za famille n'abantu bambona ngo urebe ukuntu abasangwa ariko akarenga akajya kuri YouTube ngo bikire cyo ngako hamugureye kuri kamera ngo wabonye wiki kuri kamera hangaha magera nk'ubiyo mvuze genda ruhuka iyo uvuze uriruhukira ngo navuze ngo nshaka umugabo ngo umuntu w'umukecuru arashaka umugabo hari imvi mu ndeba ese bundi nazigira so bivuze ngo ikintu barakubwiye ngo unirwa ngo nshakaho umugabo kuri YouTube nyine nshakaho umugabo ubundi ari hehe umugabo ni icyaha akwa mugabo ubundi uri hehe waje ukanshaka niba uhari unkunze hari ikibazo mfite jewe umugabo se ubundi namwanga yawe ese undi gushaka umugabo ni icyaha mada ni icyaha se kiyi na Bibiliya iravuga ngo Imana yaritegereje irareba ngo ibona ngo atari byiza ko umuntu aba wenyine birangije muremera umufasha umukwiriye none se ngewe kubera iki nzasaza se mu ubu buryo gusa mpenuke bahirikari oya nanjye ntago nabyemera ntago wabyemera oya musaza barahari bankeneye batungana ahubwo se ko batazi ndashaka bazaza kuri je n'ikiragera wabonye umukecuru witwa Masegonda wagize gutya akishakira umugabo Segonda undi Esther avuze ati njya kugira ngo nsambane nzashaka umugabo kandi afite imyaka 68 barishingiye se barashingiwe haribaniye gutyo biraho ese urumva hari icyaha yakoze avuze ati aho kugira ndoge aho kugira ngo nsambane aho ni nkora ikibi cyose nkora ikibi kandi uriya mugabo barakwiranye barangana pe abantu bo bajyaho bagaca imanza kandi buri Imana ntabwo igira amarangamutima nk'ay'abantu buriya bashaka kumucira ubanza Imana ikabona ko aricyo cyari kimukwiriye nyine gushakana n'uriya nuko bimeze jewe rero reka mbabwire mfite ibibazo bigeretse hejuru y'ibindi narinzi ko ngiye kwicururiza imyenda nkabasha kwitungira abana bakabaho ariko birangira bigenze kuriya birangira n'ubundi imyenda yawe babitwaye rero urumva navuze nti niyo nza nkayegeka mu nzu abana bakayambara bakomeza no kwambara ubusa urumva yego ngo rero umuntu wumvishe rwose yakwikundira mu madada kugira ngo agome gutya kandi yishakira umuntu wikundanira gira gutya rwose utera intambwe ubwire mu madada ati
nanjye twakwikundanye. ngo abantu ngo batinya ngo aba bana ngo ufite abana benshi ngo ntawagukunda. Ariko bavuga ese abana batwaye iki? ese abana si umugisha? Abana ni umugisha nyine, ariko ngo mfite abana benshi ntawanyemera. Abana benshi se ubundi none se nshatse aba bana ntabafite cyangwa ntabyara? Utabyara ubwo byamushimisha? Utabyara nabwo n'utabyara ntanyumve nabi, nawe si we wabyihaye, kuko ni ikigeragezo gikomeye kinababaje rwose, ni ukuri. Yego, hanyuma reka dutere yenda wigeze utera intambwe uravuga ati kuri iyo famiye yawe yenda cyangwa se kuri famiye ya dada, abo ngabo bavuga ko batabashaka kuri kamera, wigeze utera intambwe urababwira ati ngiyeho ikintu gituma njya kuri kamera ni iki n'iki bigenda gutya, bavuga ati yenda ndashaka yuko na dada byibura yagira akajya ku ishuri, cyangwa se bigeze bavuga ngo duhe dada tumufashe ajye ku ishuri? Nashwida ntabyo bashobora, ntabyo bashobora, barabinaniwe n'ubundi. Ese bamujyanye mu ishuri rya mbere ku Kirezi hariya mu Ruhango, yego, kwiga guteka. Birangira dada yizeho igihembwe kimwe aragaruka, barongera baramufata mujyana i Bugesera ngo mu myuga yo gusuka, nabwo aragaruka, byabananiye. Yize igihe kingana iki? Aho ngaho guteka hariya guteka hize igihembwe kimwe, gusuka yiga y'ukwezi niba ari 2 amezi 2, nabwo birangira nabwo atarangije kwiga aragaruka. Byarabananiye rero ntibabishoboye, nibareke n'ubundi. Ngewe rero kuza hano kuri kamera nzanwaho no kuvuga ngo nibura cyangwa na dada uwo niba agiyeho abagiyeho ashaka kugira ngo arebe ko hari umuntu wamugirira impuhwe agiye kwiga. Ikindi nshaka gusobanura, umuntu mwari umupapa umwe wamubwiye ngo mama wawe ngo numvaga nzayangufasha mu tuntu twose nshoboye, ngo ariko mama wawe yavuze yuko ngo abana be bamunaniye, ngo ubwo ntekereza ko nawe urimo. Ntago dada ari mu bana bananiye, mfite abana banyinaniriye ku giti cyabo, ariko dada ntarimo. Uwo mugabo yari yemeye ko yajya yishyurira dada ishuri? Yego. Oya, kumufasha ugiye abonye nka duke nk'I10 cyangwa 20 utuntu nk'utwo. Yego. Ariko ati noneho narayabihati numva ntabikora, kubera ko numvise mama yavuze ko afite abana bamunaniye. Abana bananiye dada ntarimo. Yego. Ntago dada arimo? Ntago arimo. Ubwo nizere ko byibura uwo mugabo wavuze yuko dada nawe yakunaniye, nizere ko nawe agize ute? Abyumvise. Wa mugabo rwose dada ntago yamunaniye, abamunaniye bari aho bari. Reka twikomereze ikiganiro cyacu rero. Twageze aha ngaha dusanga udahari. Yewe nari nagiye mu bintu by'intuzi, nari nagiye mu bintu bya divorce. Uragiye mu bintu bya divorce? Narahiye ko ntazadevorce, ariko numva biri kunzamo. Bize ngo ushaka divorce aka kanya kakamba? Ayiguhaye? Banyemereye. Bambwiye yuko nta kibazo kirimo, kuko urumva imyaka. Bize ngo uvuye ku murenge? Nagiye ku murenge, bantuma icyemezo cy'ubushyingirwe. Uriya mugabo nese byibura wigeze ujya mu buyobozi uvuga ko washakanye n'umudiyasipora ariko atagufashiriza umwana? Ngewe narabivuze, ndavuga nti ngewe nashakanye n'umudiyasipora ni ubu ngo ntibagitanga na divorce. Ntabwo divorce ngo zikiri kwemerwa, niko numvise. Yo diaspora hoya z'abantu niba ari abinaha numvise babaje kubaho, ntabwo divorce igitangwa. Ko bakubwise nabyumvise bivugwa. Njya kwibariza bwita, baravuga ati hoya uwo ngo musobanuye uwo ari we nyine. Arambwira ati nuko bimeze, nta kibazo kirimo. Ntabwo nzi igihe bizatangira, ariko nimbishyiramo gahunda nyinshi ntibizakunda. Bivuze ngo watangiye procedure yo kugira ngo none se reka nkubwire ko ndabuzwa nande uyu mugabo ntazi aho turara, ntazi aho twirirwa, ntazi kumva ngo baramubwiye gusa ibintu atahagazeho, ngo avuga ati koko bambwiye ko uyu mugore wenda ni urugero gusambanaho ntabyo n'ubu ntiyanabinshinza ko arabizi. Bamubwira bati umugore wawe amafaranga umuhaye aha abandi bagabo, ayaha abagabo be bakera bamubyaje aba bana, ngo nibura bafite gihamya abyemera bigendereho. Ntabwo ngewe nshaka abagabo. Bivuyemo reka singiye no kuzapfanishwa n'abagabo. Uyu mugabo nawe arankomerekeje bikomeye. Reka nkubwire, uyu mugabo yaza kumbwiza ukuri akambwira ati mfite abagore muri Amerika, mfite umugore wanjye tubyaranye imbyaro 9, arahari ari hano. Yego.
akabimbwiza ukuri ntago mba narashakanye nawe. bivuze ngo nawe yagushatse afite undi mugore. Yashatse we yabaga aryamye ahantu ku gitanda gutya namurangiye nkabona aryamye wenyine nkabona ni umuntu uba mu nzu atagira undi muntu aba muri geto. aba muri geto nyine zo muri Amerika gutya turakundana tukavugana yaba ari ibintu bindi bigize mba nagiye muganiriza wenda bambe managiye mwihorera ariko na saa 8 z'ijoro namuhamagara kandi nkasanga ari wenyine naho sinkamenya ko ari umuco w'abanyamerika ngo baragera mu mirimo yabo bakora imwe yo mu nzu y'abagore n'abagabo bagahindukira bakajya mu mariri yabo bonyine. Ntabwo nari nzi ko bijya bibaho birabye umugore n'umugabo nyine. Ngo naringize ngo ni imirimo y'ingufu. Oya imirimo yabo yo mu nzu ngo burya abagabo y'abashakanye cyangwa abadiaspora ngo ntago bararana ngo buke. Burya ngo baragira bakajya umwe akajya hari undi akajya hari. Nuvuga ngo araza agakora ibyo akora abona akigendera. Ubwo ntabwo namenyaga ngo afite umugore. None se ubwo ngubwo uri kumbwira ngo uyu mugabo ubundi yashakaga iki mu by'ukuri? Gushakaga hakana. Reka mbabwire ukuntu narushye mw'abantu. Yego. Uyu mugabo yaje 2019 dukora ubukwe ku itariki 20 z'ukwa 12 2019. Yego. Ku itariki 15 z'ukwa gatatu yarasubiye Amerika. Ubwo twamaranye amezi angahe? Mwakoze ubukwe 2019 mu kwezi kwa 12 ku itariki 20. Yaje mu kwa 10 mwakoze ubukwe ku itariki 20 z'ukwa 12 asubira muri Amerika ryari? Kuri 15 z'ukwa gatatu. Z'ukwa gatatu. Bivuze ngo na amezi abiri. Na amezi atatu. Amezi atatu. None ubwo atatu ubwo nzi umugabo ngewe. Muzeho gakeya. Ni gake nyine. Ese uwo mugabo ni mugabo ki? Arangije abaragiye ansiginda y'amezi abiri. Isanga babandi nabo nari mfite. Yego. Aragenda cwendekeriyo ntiyongeye kugaruka. Ngiye kumva numva ngo abagore be nkumva mu kanwa ke ngo abagore banje ntese abaye ngo bari ariko hari no wantutse ambwira ko mfite ngo abana b'ibibwaguro ngo ibyo umugore we aguhamagaye cyangwa yari afite umugore wajya akunda kuntuka akambwira ngo ibyo bibwaguro byawe ngo wibwire ngo kwihangana yaje kurera ibyo bibwaguro byawe ngo reka ngo buretse azagaruke ngo azadusanga hano ngo nta cungu cyacu yatwaye n'abagore bameze nk'abaciga ngo nta cungu cyacu yatwaye ngo azagaruka ngo ibintu bye biri hano ngo azabisanga bakambwira ngishingiro naye nkabasura ubundi urugo uzaba urugo bigenze gute ubundi umugabo kuki nta kuri yigeze agira. Ibyo yabikubwiraga umugabo akiri naha mu Rwanda tugishingirwa yarasubiye Uganda ngo yaragiye Uganda kubakisha inzu noneho ngiye aho nsigaye bakampamagara bakantuka wambwakazi we wambwebwe we wakidarara we bakantuka ibitutsi ntabasha no gusobanukirwa bimwe nkagira ngo bari no kunsetsa bimwe nkanaseka nkumva ni ibintu binshekeje ko nabaganze bari kuntuka ahubwo bari muri Amerika barasigayeyo bati nta dutaye hano santaye hano ndi umugore we mfitanye n'abana 3 undi nawe ntaye hano simfitanye n'abana 9 ariko akubwira abagore babimbwira umugabo ari yaragiye Uganda uzi ko twashingiwe ngo bizungu yari afite abana 9 ku ruhande undi mugore n'afite abana 3 bashakanye ari umusore n'inkumi afite abana 9 bafitanye imbyaro 9 noneho akagira undi ku ruhande nabo bakagirana abana 3 undi nawe ngo yaje gushaka ngo ari umugabo we ngo umuhaye ngo iyo gahunda ngo azamumenyera umugore sinzi ubwo ubushuti bari bafitanye uwo mugabo arapfasha ko umugore w'uwo mugabo naye bagirana 3 ubwo ba 12 noneho hari n'abandi bagiye babyarana hanze yo muri Uganda hose ahafite abana niyo mpamvu nta ni muhafite n'uyu nguyu dufitanye narabibonye rero navuze nti yewe ariko kuva ari muri Amerika uramutse ugiye mu buyobozi bakabigukurikiranira bagira ikintu bagufasha ubwo wenda nuko utabyitayeho. Ngewe uriya mugabo namushatse mukunze kandi ikindi cya kabiri atakubwije ukuri ariko nubwo abo yabirutsemo ariko twarasezeranye. Ikindi cya kabiri nta kuri yambwiye niyo ngeso ye nta kuri yambwiye yambwiye ati mfite abana 3 bonyine ubwo uzari mu nzira ari kuza iyo mba umugome nari kubisibasi bageze mu nzira ari mu nzira arimo kuza umukobwa we mukuru yahise ampamagara ufite urugo arambwira atari ku bwo papa wanjye ati ubwo papa wanjye se mugiye gukora ubukwe papa we yitwa ndetse abambwira amazina y'insanga kandi koko tugiye gukorana ubukwe niwe
igihe umwana we mukuru umwana we yaraguhamagaye ufite abana niba ari 6 niba ari 5 arabimbwira ambwa ati nitwa gutya nitwa Dushime mfite abana ndi umwana wa buriya mu papa mugiye gukora ubukwe jewe rero mu rwego unge kubera ko ntajya numva amabwire ndamwihorera uramwihorera ndavuga nti umwana arashaka kwica ubukwe ntiwamenya ari uwaye kunyicira ubukwe cyakora muhamagaye ngewe rero bamaze kumwa bafite abana 15 naramutelefone ngenda mubaza ntese ufite abana bangaho umbwije ukuri yego ngwese urababariza iki ngo ibyo nakubwiye ngo ntushaka kubyemera ndavuga nti nubwo ndavuga ababona ari amagambo y'abambwiye ndaceceka ko na Uganda barampamagaraga abagore bakambwira ati ugiye gukora ubukwe n'umuntu witwa gutya kwihangana ntiyego nkahoya ntindeka reka bati niba ari wari kwabugushije ishyano ugaceceka kwa kutumvaga amabwire ntago numva amabwire ngiwe ariko buriya byanteye kwicuza ndavana iyo numva ibi bintu mabukwe none wambwiye neza mbwiza ukuri kose mwati kuri umugore atubuze kuri wa 9 mu rugo rw'uyu muhungu ari mabukwe wawe mabukwe ati uzi ko buri ubyaranye nuramuhungu ugiye kubana nuramuhungu uri umugore wa 9 umugore wa 9 ati cyakora mu byerekeye isezerano uri niwe wasezeranye bivuze ngo uwo mugabo nubwo yari afite abagore 9 niwe wari umwanditsweho niwe wari wanditswe kuri uwo mugabo gusa nuko shanda byumva ariko umugisha nuko nyine numva n'ibintu bidateze no kugaruka nyine nabasi ko namwemereye akaba yarateze indege akaza akaba ari Uganda umuhakanire koko ko nandi kurambagizwa n'abandi ndetse hari n'abandi bari kundambagiza bahariye bari kugushaka hari umwe mu Bufaransa hari uri mu Bubiligi harimo n'abandi babiri uwo muri Canada n'uwo muri Amerika bose bambwira bati rwose wakubaka ngewe umwabwiza ukurambwa ati nayo mfite urugo nyine rurananira undi nawe arambwira ati ndi umupapa ukuze umugore wanjye yapfiriye nkiri muri Afurika kera niyizira muri Amerika rero gushaka birananira ariko numva nashaka abo bose ndabanga bose urabanga wikundira nikundira ariko yaranyanitse kureba ibintu akoze nirengagije umwana we ntashaka kumwumva umwana yarageze namwinginga ambwira ati dadi nshaka inyama aramuga ngo ubwo nyoko yabuze inyama ndebye igihe nturikira kurira inyama muri uru rugo nsanga amezi 9 arashize yego byose mwagiye gushakana mumaranye igihe kingana iki hakunda abantu bateretana sibyo umuntu akajya kubana n'undi muntu baziranye yambonye ku rubuga rwa Zaburi nshya ahita amenya nyine amfasha gutya akamfasha ariko igihe kigeze nyine kumfasha bivamo gukundana bivuze ngo mwabanye ubundi yarakwifashirizaga bisanzwe yaramfashaga ndetse nanamubwiye ko azareka nkaba mushiki we we wamusabye ko umubera mushiki we kuko wahita gusaba turanasa ujya ni musaza wanjye pe kwihangana ko sajya ngo turavukana bivuze ngo we yagusabye ko wamusabye ko aba musaza wawe wahita gusaba ko umubera umugore ngewe nambwa nti musaza wanjye namuvuga nkitaba nti musaza wanjye nikomera mukunda by'ubwo buryo yego arambwira ati va mu icyo cyaro urimo jya gukodesha mu mujyi va mu icyo cyaro arambwira ati iki cyaro rero kimpaye amahoro kuko ntuzakomeza kunyishyura ati nzakwishyurira yego ninzu ko ari 100 n'ibiki ati ntacyo bitwaye nzayishyura kuko Imana yantegetse ko ngomba kukwishyurira inzu yewe ndibuka n'igihe kimwe yarambwiye Imana yambwiye ngo ajya nyita Kirabo ajya kwita Kirabo aho yaratangiye no kunyomora umutima ntabwo ndongera kuvuga rero mama data aho yaratangiye kunya nushaka nawe ujye unyita Kirabo ntaribi wenda natangiye kumva nduhutse umutima ndavuga ati zikaya ntazo nigeze ku buryo nashingiwe nawe menyana nawe mfite ibiro 60 nashingira ngo nawe mfite 120 kubera ibintu yambwiraga nkumva ndikoroha tugambo twurutse umutima nkumva ndikururuka umutima nkumva ndimo ndaca nkumva ndimo ndanakira nukuri ariko ayo yambwiye nyuma amagambo yambwiye nyuma yandwaje umutwe andwaza umutima ajya avuga ngo nta kintu kibigeze ambwira ariko umunsubiye mu magambo yagiye ambwira mwakumira ngo yagiye ampamagara kuko twamaze gushyingirwa abarozi baraduhagurukira baduteza ibibazo ariko abarozi bazarimbuka
baduteza ibibazo, aratangira arantuka, kambwira ati mumeze nk'imbwa zitagira abahigi, kambwira ati biki n'ibiki, ati yewe, ati mumeze nk'ingata abandi bataye ngenda yitora, atariko mwami, atariko mana yanjye akabi k'abanyarwanda we, yewe yambwiraga ibintu nkumva umutima wanjye uribiranduye. Ntabwo nababwiye ko hari igihe nabayeho nshaka no kwiyahura. Washatse kwiyahura? Kira washatse kwiyahura? Nashatse kwiyahura kubera amagambo y'uriya mugabo. Ntabwo ndongera kuvuga mu madada, ndajya mvuga Kirabo. Nta ribi, wenda wera nacimbwiye ko ariko Imana yamubwiye ntiyanacinyita. Njye ntabwo ari Imana yabimbwiye. Ninjye ubikubwiye. Ninjye bimbwiye, ni wowe bimbwiye. Nuko ariko Imana ikomeza kumfasha irandira. Washatse kwiyahura kubera amagambo yakubwiye? Naranamanutse ngira Rubavu kwiyahura mu kivonge mu mazi, nakuwemo n'uwitwaga Fifi w'Irubavu yapfuye, yarapfuye. Niwe wankuye mwayo mazi, anjyana muri hoteli kungurira ifi. Ifi nayimanyura, natangira kujya kuyirya nkibuka amagambo uriya mugabo yambwiye. Ifi irananira. Irakunanira. Fifi aramfata ambwiye aba bana banjye mbasize hano i Muhanga mu Ruviri. Muri Rubavu naramanutse mbwira abana ngo ndaje. Ngiye gusura umuntu, ndagenda rwose nk'umuntu ugiye gusura umuntu, ariko mfite umubabaro w'amagambo yambwiye nijoro mu gitondo. Nababwira nti rero mwabana mwidura amafaranga, ibyo kurya birahari, genda giye. Fata inzira ngira Rubavu. Yego. Bane Rubavu haba ikivo cy'umukara, bagenda bari cyo nkandagiramo, ntaho ngaho sinzanagaruka. Ntabwo uzagaruka. Ntawe nzateza ibibazo. Gafifi rero Fifi w'umugore. Fifi w'umugore rero. Niwe wambonye ntangiye kumanuka avuga ngo uriya muntu ngo ariko urasi muzi kuri YouTube ngo mama danda kebuka ngo uzi ko ari we. Ahitamo mama danda ngo mama danda. Ngwino ngo ari amazi, urabona umutunda. Ukuntu uzi ukubita hafi, iyo ugeze ku nkombe uhita wana. Se bavuga umuvumba. Ngiye mvuga umutunda n'imivumba n'ibiki byose nicyo kimwe. Umuvumba gusa. Kiriya kiza gikubita mu kivo, gikubita cyagera ku nkombe ngo hwa, kigahita cyahuranye kijyana. Kigahita kikuyo. Cyari kiri hafi kungeraho. Yego. Abarambwiye ati ngwino nkubwire, ndagenda. Fifi turaganira, umubwira ibyo nahuye nabyo. Aramfata njyana iwe. Bamara icyumweru, umugabo yampamagaye ansaba imbabazi. Ambwira ati amagambo n'ukuri navuze, nanjye numvise atari meza, mbabarire. Ampa 100 ndataha. Uwo mugabo n'ubundi mwashyingiraho. Fifi aramubwira ati nukuri wibabaza mu madada, umudada mwahuye ababaye, ahubwo twe twari tuzi ko ugiye kumwomora, none turabona ahubwo byarakomeye. Ati Imana imbabarire. Ariko avuga yari azi guca bugufi, aho bamurogeye rero yongeye guca bugufi. Ubuze uyu mugabo inshuro namusabye imbabazi ngo twiyunge niba hari icyaha namukoreye akanga. Naramuhendahenze ndamwinginga, ndamubwira nti nukuri wenda ibyo nagiye mvuga byinshi, mu by'ukuri wenda harimo n'uburozi bwari bunarimo. Wowe waturoze icyo gihe, yaraturoze aranadukora rwose, ariko ubwo burozi bwe buzabugaruka. Ndamubwira nti mbabarira ibyo navuze byose, ntindakwinginze. Umugabo habe no kubyumva. Mama wanjye apfa, nambwiye nti mama yapfuye. Arambwira ngo uri kumbwira ko nyoko yapfuye ngo muzure. Iryo jambo yararivuze, ariko naremeye nishyiraho icyaha, ndavuga nti ntiryo ntibarivuze ngaho mbabarira, ariko dukomeze umubano tuve mu byo turimo. Bivuze ngo wamubwiye ko mama wawe yapfuye. Yarambwira ngo ntago ngo ndi kubimubwira ngo amuzure. Ariko ari umugabo wawe mwashyingira? Twashyingiwe, dukora ubukwe, dusezerana ivangamutungo risesuye. Ambwira gutyo ngo ntabwo ngashinga ari kumuzura. Hari ibintu byinshi yagiye ambwira, kuko mu by'ukuri kudutunga aradutunze, yamfashirije n'abana wenda bakirana bwaki n'iki byose, ariko hari amagambo yambwiraga nkumva njyewe anturikije umutima. Akambwira ngo niba uri umugabo se ngo tega indege unsange hano. Nari kuyitegesha. Akakubwira? Mwavugana nawe akakoga ngo niba uri umugabo ngaho tega indege unsange hano. Ngo nukugaburira ibyirirwa ngo byicaye, sinzi uko yatwitaga mu birimi by'iwabo iyo za Kongo simbizi. Akaducyurira akambwira amagambo, ariko reka mbabwize ukuri rwose, reka nkubwire, ubu narazinutswe mana yanjye, narazinutswe. Umutima wanjye wabaye nk'igisebe, umutima wanjye wabaye warihebye. Wazinutswe iki se? Njyewe nazinutswe, wazinutswe umugabo. Reka Kira. Ndabitekereje mbivo. Kirabo. Nuko mubwiye. Kirabo. Ubu wazinutswe umugabo.
rwose kandi uvuga ko wishakira umuntu wazanye umura ibikomere mfite niko nakubwiye kuko nta banyabikomere babiri babana. Mbese ko hari abantu baza akaba yakubwira ko ashaka kukomora ibikomere sibyo kuko n'uyu nguyu nawe waje ari umudiyasipora akakubwira ko ashaka kugira ute kujya kwishyurira inzu buri kimwe cyose. Yego nawe wumvaga ko agomba kuza akaba yakomora iki ibyo bikomere. Numvaga nyomoye pe. Yego n'ubundi biza kurangira nawe akubabaje. Mbese ubu undi aje akakubeshya ngo ndashaka kukomora ibikomere byose abantu baguteye ahubwo ugasanga ibikomere ashaka kukomora birenze ibyo bagize ute bagusigiye. Wabigenza gute? Niyo mpamvu ndi kubivamo ariko byumva nyine mvuga ntimbivuyemo birahindutse. Wa mugani yazaza akankubita igikomere kirenze icyo nahuye nacyo. Igikomere kirenze ko ndi kuziriki. Akagukubita ibikomere birenze ibyo abandi bagusigiye. Jewe rero kankubwire. Akagushyira muri mudi y'urukundo. Oya, mudi y'urukundo wanze urukundo rwarashize ntabwo mfite rwose ntarwo pe. Nakunze uriya mugabo nkunda umuryango we, nkunda mabukwe, nkunda data bukwe, ndagenda bakunda ariko yambwiye ijambo rimpena ku mutima bituma mbivamo. Yarambwiye ngo ubuzi yuko ngo ujye ngo ushaka kumvugisha ngo twese no muri miryango yacu twaribagiye ko twagiraga umukazana witwa Sauda. Uzi se cyo yanjijije? Ntabwo yanjije ko ndi umugore mubi ndi mubi. Uwo mugabo? Ntabwo ndi mubi. Nta nicyo namutwaye. Yanjijije yuko mfite abana benshi. Bajya bavugisha ukuri yarari wa mugani wuri yavuze ngo yabonye inda zatashobora naho namubabariye uriya muntu wabivuze. Ahubwo buriya ubona mubabariye? Ngewe ndamubabariye. Mubuhotseho ndetse. Ahubwo ngewe reka nkubwire. Ikintu cyamuzanye kuki yaje abizi ko abana mbafite yarangiza akaturambirwa. Azi ko bafite yaje abizi ko nabyaye imbyari 8 yarabizi. Yego. Noneho hikubisemo niye ya 9. Yarangiza agahita kurambirwa. Yarangiza agahita ndambirwa. Kandi azi ko yanshatse mbafite. Yarakajwe n'iki byamuteye yatewe n'ihe shitani. Rese we ko ngena mushatse afite 15. Ko ngena mwemeye. Ariko ntabwo wari ubizi. Niyo mbimenya niho hari niyo. Kandi hari n'ababikubwiye ntiwabyitaho. Ababimbwiye n'abamama bambwiraga bakambwira ati mama data abagabo baha barabeshya n'imbobo bababeshya n'izantuza ngo nabawe muresi. Sinzi uko numvaga babimbwira. Ngo nabawe muresi nka sinzira we muresi. Abaho muresi. Ngo nabo ngabo ngo babakubeshya. Bavuga nti ariko se uyu abagore barashaka iki? Numva sinzi ibyo barimo. Yewe ninjiye mu rukundo nduguha rwose uko rwakabaye. Nta bindi bintu nsiga inyuma kandi sinkubeshya. Singuhisha nkubwiza ukuri kw'ibyabaye nibyo nabyari bigiye kuba. Byose nkabikubwira nkubwani rero mama dada nduyu nubwo uje kubana nubwo ushaka kunshaka ariko nduyu naciye hanca. Yego. Ese ihingira amahane iyo bibaye ngombwa uneye amahane turayagirana. Ariko utayanteyeho nta n'umuntu mwiza nkanjye. Ubu numva ukuntu nteye nuzabyiyongoza azaza bisi. Yewe ukuntu nteye. Ngewe ngira amahane. Ugira amahane. Ariko amahane ngira ateye gutya. Sinkunda umuntu ntukira ubusa. Sinkunda umuntu ukora ibintu bitari muri gahunda. Watanga ufite amafaranga ukambwira uti ko mfite 100 hano abashaka kubiha umuntu mbimuhe. Jewe nta nubwo ndebe ku kibazo dufite ndakubwira ati yamushye. Ariko uyu ntutse ukiha kuntukira ubusa. Yego. Kose uyu ntukiye ubusa nanjye ndarakara. Ngira umujinya. Ugira umujinya wa hafi. Ngira umujinya rwose wa hafi kandi unashira vuba. Kongera tugasubira tukababaza. Kongera mukiyunga. Ngira umujinya pe. Ubwo rero mu byukuri jewe ndi uwo nguwo. Ntabwo mengira ndatanga ngira ubuntu icyo mfite nicyo dusangira. Ariko uyunzanyeho ibintu byinshi. Ugira ntago ari nk'ubwa Mariya. Uhita ugira ubuntu nk'ubwa Mariya. Ubuntu bwo Mariya ntaryo yakoze iki? Ngo Mariya nta muntu wese yahuraga yaramuhaga. Ngewe iyo duhuye mfite ubushobozi bwo mu mufuka cyangwa no mu rugo mu byo mu rugo. Ukambwira uti nyine ni nkuko waba ufite amafaranga. Umuntu wese uhuye nawe akamuhereza utitaye ku byo mu rugo. Ubeho nta kibazo. Ndumva twanasoze biza.
oya ntabwo twasozereza kuko ibya divorce ntabwo turabigeraho. Tubwire ukuntu wagiye bakakubwira ngo uzabugaruka. Bambwiye nyine banyatse nomero ze ko bazamuhamagara bakamubaza niba icyo kintu uko niba yabyemera, niba koko abyemera bikagenda gutya bose azabitabara. Azabitaba cyane atabitaba zirorerere. Bavuze ko niba bamuhamagara inshuro zingahe akabyanga, niyo bamuhamagara inshuro imwe akanga kwitaba azahita bayima. Niko bakubwiye. Naho se tuvuge nda kuba wagiye werekeje mu buyobozi ukavuga ngo ugiye kwaka divorce, sibyo? Uri tayari ko byibura uyu mwana yaba yaragusigiye mbere yuko watse divorce? Barabanza bakabareba koko niba abana bakareba abana mufitanye, sibyo? Niba mufitanye abana 5, niba mufitanye abana 2. Umwana umwe niwe navuze. Kandi koko njya kumushyiraho na zambyara yansanganye ararengana. Umwana we ni Norobo. Niwe mwana we kandi njye nahagurukijwe n'agahinda n'umubabaro ukuntu umwana warwaye. Yego. Kandi kugeza ubu tutamuhamagara ngo tumubwire ngo umwana ararwaye vuza umwana. Uyu mugabo ntago yamuvuza. Bivuze ngo ushobora gukoresha n'indi nimero y'undi muntu ngo azemere ashobora kuyitaba ariko yakumva ari wowe agahita gukupa. Jewe ntabwo yankupa. Nta nijwa ararireba gusa nkabibona ko yaribonye ariko ntabwo arisoza, ntabwo ari isubiza. Mbe namugandi rero ikintu gitewe kinteye kukuvugisha njya nkumenyesha ko umwana arwaye, ubwo ndi guhiga amafaranga yo kurya. So aka kanya renda tuno gusatira umusozo w'ikiganiro, sibyo? Ndagira ngo byibura iki kiganiro ashobora kuzakireba byanga byakunda ntabwo yabura kukireba, sibyo? Ndagira ngo byibura umubwire ijambo rimwe gusa. Niba atabasha byibura kugira ngo arebe niyo voice note wamaye kuri WhatsApp ku buryo yenda ashobora kuba yagusubiza akagira intege nke zo kugira ngo abe yagusubiza. Noneho muhereza ubutumwa muri iki kiganiro ko byasa kose biganira arabyumva. Yego. Iki ubutumwa namuha nuko namubwira yuko oya mama da uretse gato. Reba hano muri kamera neza. Ndi kurebamo mama dada. Yego. Kirabo. Reba hano neza ubutumwa ubumuhereza. Yego. Jewe ikintu namubwira. Yego. Aho aracyumva n'izina rye kuko nisheri. Ni kwihangana. Nisheri wanjye se gute ari sheri uriya bari kumwe. Wumva nkubwire. Ntago kuvuga ngo wabyaye abana benshi bivuze yuko byakunanira gufasha n'uwo wasize muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Jewe ikintu ushaka umwana ashaka kumubwira ko n'ahandi hose azabyara azamenya ko umwana ari umwana kandi akamufata nk'uwundi. Yego. Ni ukuvuga ngo njye yanyuriye ngo abagore be ngo bafite ngo amazu bamwe baraguze ngo muri Amerika baraguze nanjye ndiyo nagura. Yego. Nanjye ndiyo nagura. Nta bafite ubushobozi. Ariko njyewe kugeza ubu hano nta bushobozi mfite. Yego. Nafasha umwana we nibaza ubwenge. Niba kuko afite ubwenge ubuzima bw'umuntu w'umugabo. Yego. Naba umugabo avuza umwana we. Namushakira umuntu hano se mu Rwanda azi kuko hano afite ingenza ngo nyinshi niko numvise avuga. Yego. Azibwira ati mugende mufatira umwana mujye kumuvuza njyewe nyina sinshaka kumubona. Shaka ko umwana wanjye akira. Umwana wararwaye amaso pe arwaye amaso nashaka kandi nakomeza nzamushyira nawe hano kuri kamera banamubona. Umwana warwaye amaso yo mu rwego rwo hejuru. Yego. Amaso ariho igihu ubona ko imbona itangiye guhinduka umweru rwose zagiye guhuma. Niba kandi ntabyo akoze nabwo nta kibazo. Nabwo ntacyo rwose. Naramwihoreye kumurega ntabwo nabuze aho umuregera. Njyewe ndi umugore w'isezerano sindi indaya ye. Ndi umugore w'isezerano twarasezeranye ku manywa y'ihango amafoto ari hariya. Na video byose. Amafoto ndayafite namwe nkeka ko muyafite. Natwe turabifite. Naye ngiye kuyituma dada ngo ayizane wenda ariko yanayizana. Ndanzanira ifoto y'ubukwe hariya. Yanayizana rwose. Dufitanye ifoto y'ubukwe amafoto y'ubukwe twakoze ubukwe kumugaragara izuba riva. Zana alubumu yizane hano nubwo yagiye. Niba ari n'ifoto nini rwose igaragara yizana. Zana ifoto. Urumva? Ntabwo nge ndi indaya. Ntabwo uri indaya. Banza mwihorera agakeka ko ndi indaya wenda. Bavuga ati indaya yo mu Rwanda yaracecetse. Ntabwo nge ndi indaya twasebane nabo tubyara. Nta wankomerekeje nk'uko uyu yankomerekeje.
uyu mugabo yarambabaje mu buzima, yankubise ntiyagize atari ku nkoni, yankubise irahagije. none n'ubundi birangiye uvuze ngo reka njyewe mfate umwanzuro wanjye, njyewe njye mu buyobozi, njyewe ngende bamereze divorce. Njyewe nabwiye ngo mumure uriya mukongomani wanze kubana nanjye, niba atanshaka yigendere. Ashaka ngo no kuza kwiba umwana we. Ngo ushaka kuza kumwiba? Ngo ashaka ngo kuzohereza imiryango ye ikaza gutora uyu mwana. Yaramufashije se azi uko yakuze? Imyaka